Imana ivuga ngo nta muntu bazagirana urubanza. Ibaza Imana ikwambuye umugabo yarangiza nanjye ubwanjye uziko ntakwemera arega wenda ntago ari mubi cyane iby'ububi byo tunabivaho n'ubwiza none agira amarira niba ari inkunguzi akantu gato cyangwa yavuze akantu gato kubona araza Imana imbabaze pe wenda niba muneguye ariko uvuza kare kukakore ku mutima nyine mvuza kandi ku mutima kandi ashaka ko uvuga umutima wakaruhuka nyine yego narebye umuntu yigereranyije yego ndane naguti nta nacyo umushimire yaguhaye hiti ibyo bintu rero byose bari kuzavuga ngo Fina yavuze nukumbeshyira none se nimba koko ari yaravuze wenda ngo dotemu we na dotemu ufite ibyo mwapanze sibyo byose mu bipanga kubera ko Vava yararwaye ari mu bitaro naramushinze waramureba gukabona ni mubi ibyo by'ububi nibikinta ahubwo nge naramurebye tujye tuvugisha ukuri arega na Bibiliya bivuga niba hari aho Bibiliya yavuze ngo Yozefu sibyo ngo Yozefu ngo yari umugabo mwiza w'uburanga ngo muremure urumva Tata kuvuga ngo n'Imana irabizi ko abantu beza b'uburanga bari sibyo reka nyageze guhamagara hari ababufite rero naramushinze ndamushingura ahubwo abasore nta kigenda cyane ura nuruzi namwabuze yego ndi kumwe n'umukobwa bita Fina Fina waje wundi waguhamagaye ariko kubwira ko akundana na Dr. M mu buryo babisebeje ati Fina wuyi wa ndi umwescort nabuze ahandi ari kujajwa nta mugabo uvuga ubujajwa Fina we ubu nabuze ahandi ari kujajwa Fina subiza murira yiva mu kiganiro isi yose irakumva Iremera urahazi ndahazi dore imbogo mwabanye mu nzu ni mwabanye mu nzu banza usubize niba utari umwesikoro we wazanywe na Dr. M niba utari umwesikoro ni gute wataye umurwayi mu bitaro agasigaramo wowe ukaza kuri social media ese ari amafaranga ibihumbi 50 dore imbogo yaniriye kumwizurimo uri umusazi pe waje ngo ntacyurwa bagira ese niba nanjye ushaka usambanya usambanyije urimo okay ntacyo niba nasambanyije abagororwa nawe urimo byemere ko nagusambanyije niba nawe urimo wimbeshyera aho yabamvugiyemo kenshi reka nkuzi ibyo kuko ndumva nta kintu kizima uri kumbwira rero banza nkubwire kujya gusiga dore imbogo mu bitaro Vava sibyo ngewe nari nasize akazi yanjye umunyamakuru ushinzwe kubaza abantu nese ko yambajije isi yose abanyarwanda abadiaspora bumva kakanavuze abanje guhakana ngo ntabwo asiranye nanjye yego mukanya aravuga ngo twarahuye arahakanye ngo ntabwo yabanaga na dore imbogo kandi ngewe ubwanjye nagiye gusura dore imbogo musangayo abana na dore imbogo kabiri werekane relationship iri hagati ye na Dr. M yego ijambo rimwe kuri Dr. M hari ibintu bincanga nkumva nyine sinzi umuntu akifata akakubeshyera pe agahimba ikinyoma umuntu akifata agahimba ikinyoma gere n'ukuri hari n'ibintu biba byandenze umuntu ntugira nimero ye ntimujye muvugana noheri nigeze mpurira nawe hariya kuri hariya hehera nuko nibagiwe aho hantu sinzi umunyamakuru twe tugiye kuhahurira sinzi ibyo nari ngiyemo turahurira Kagugu Ikagugu ubibwiwe n'icyo ari Kagugu nuko nzi ko arakunda kubari yego Ikagugu noneho mba ndamubonye ngo murumuna wa Vava ngo ngwino nsuhuze nanjye ndabuti dore cya gitekamutwe aje nsuhuza ndabuti winsuhuza we nta byawe urumva noneho impita ndavuga ngo kuko Mana ngo nyine nahise mubaza kuri biriya bya mama Pasiteri ndangije ndavuga ndamwitegereza ndakunda ari agahungu k'amafuti ndangije ndavuga muhera kurwara gusa kunda gute kuko Mana ubu Imana yabihemba nabi gute ko nzi ko umuntu wakoreye Imana imuhemba neza sibyo kandi igishumbuje nyine numva bise binambabaza ndavuga kuko Imana yabihemba nabi gute ku buryo yakwambura mama Pasiteri nyine uriya mugore wa Theogene yego yamwambura Theogene umugabo nkuriye yarangije ikamushumbusha Noheli
imana ijya ivuga ngo nta muntu bazagirana urubanza. Yagirana urubanza na mapasiteri. Ibaza Imana ikwambuye umugabo nka pasiteri Theogene uzi. Kanzeka kubivugaho cyane. Yarangiza ikagushumbusha Noheli. Birababaje, birasekeje, birababaje ntabwo bisekeje. Ndamureba ndamubwira uti cyakoze wa muhungu ushira isoni. Twaranahatonganiye ku buryo n'abanyamakuru bahise bavuga ngo se ngo waretse tugashinga mikoro ngo mugakora ikiganiro ko ndi kubona ikiganiro kiba gifite views. Ariko ntabwo ibyo ari byo binzanye. Urumva tera amagambo byatanye ndavuga kuko no ugatinyuka ndavuga Rwanda muratinyuka pe mushira n'isoni. Mama pasiteri ndavuga uzi ko ndeba ngewe ndeba uzi ko umwanya wa mama pasiteri nanjye ubwanjye uzi ko ntakwemera. Urumva ngo kwa kundi ko nyine bari kunkumuye amakota basimbunuye ngo use ngo urabona ngo ndi umusore mwe bari barati ntiyanakwemera dati wose urabona uri musore ki ku buryo wumva waciye ibikuba bari baraho nyine. Nawe uti kandi koko nibyo arega wenda ntago ari mubi cyane. Iby'ububi byo tunabivaho n'ubwiza. Imana twese yaturemye mu ishusho y'Imana. Ariko buryo umuntu agirwa umugabo n'ibikorwa sibyo. Umugabo afite utugambo nk'utw'abagore none agira amarira niba ari inkunguzi. Umugabo arifata akarira iminyera bikaza mu buntu bw'amafuta akantu gato. None ngiye Imana Noheli we Mana. Ikintu kigiye kisetsa nk'iyavuze akantu gato kabona araza ngo n'ukuru kabona arahagurutse arasaze. None hari udukorwa agira ukagena ni umusazi. N'ubundi nicyo kintu kigiye kivuga ko kinyemeza ko Noheli ari umusazi. Arajya kubona ukabona afashe intebe agize gutya kubona ari sazije barayaje ngo njyewe ukabona ngo mpagurutse no mu kiganiro kuko barangizaga abagabo ngo barahari bariye ibibazo uhabiye ku mugabo nka Noheli waburushye. Uriya umuntu urira kantu gato kabararize amarira nk'ay'ingona ari uriya wajya umubwira ati sheri igikoma cy'umwana cyashize agahita ubusore urabona ko ndakibona gaze yashize akaribisha. Imana imbabazi pe wenda niba muneguye. Ariko uvuza kare kukakore ku mutima. Nyine mvuza kandi ku mutima. Kandi ashaka kuvuga umutima wakaruhuka. Nyine. Narebye umuntu yigereranyije. Ndane navuga nta nacyo umushimire yaguhaye hiti. Nyine twaratonganye abanyamakuru nawe urabizi namwishakira views. Atariko sister watubabariye mugakora ikiganiro ndavuga uti wapi. Noheli rero ati uyu mukobwa ndamushaka. Niba ari impamvu yaje kunshotora simbizi. Tumvuga ndamushaka ndashaka tuzakorana ikiganiro. Ahubwo ati sha wapi nge ntacyo navugana nawe. Ahubwo Noheli nakubonaza ko atuma umukobwa afite amademoni ndamusengera. Ahubwo Mana ndamwiteje noneho iyo ngomeza nkicerekera nkamubika uko namufashe. Gusa nyine impamvu umuvuzeho yigaragaje ko ari umusazi. Ariko Noheli umuntu arifashe ngo Fina ngo yarampamagaye singira na nimero ye sinashatse no kuyitunga muri telefone yanjye kubera uburyo nabonye ameze nta gahunda ye nta niyo nigeze nkenera. Urumva umuntu Fina yarampamagaye ngo ambwira nari kujya kuganira nawe ibyo bintu bihuriye he. Nta nimero yengira bro. Nta nimero yengira. Ntayo pe. Noneho natunguwe no kubona yakoze ikiganiro ngo Fina yarampamagaye ngo ambwira ngo ibyo Dr. yamwemereye. Nyine numva ndavuga sha no ufite ikibazo. Ibyo bintu rero byose bari kuzavuga ngo Fina yavuze ni ukumbeshyira sibyo. None se nimba koko ari yaravuze wenda ngo Dr. wenda Dr. ufite ibyo mwapanze sibyo byose mubipanga kubera ko Vavaye ari arwaye ari mu bitaro. None se
Noheli mwamupfa iki kugira ngo aze kukuvuga nabi? Noheli se nyine Noheli mwapfa iki? Nta kintu na kimwe mwapfa. Shanjye nta kintu mpfa nawe pe. Ntacyo naba mbeketse niba ahubwo harajemo bifu nyine kubera namubwiye gutyo. Kuko nubwo rimwe twabonanye pe namuguyeho binantunguye musanze aho ngaho hari kwiriya hoteli hari abakorera amakwe. Okay. Nje kwibonera n'umunyamakuru sinzi ibyo twari tugiyemo. Ahita avuga ngo ngo murumuna dore imboga ngo ngwino usuhuze. Mbahita zasana nawe uti ni we Noheli nyine mpita mubwira bira bya mama pasiteri byanandakaje cyane nawe uti koko nyine ndamureba naramushinze. Waramureba gukabona ni mubi? Oya ibyo by'ububi ntago mbivuze ko nanjye ntago ndi mwiza sibyo? Oya uri mwiza ariko. Oya. Wenda twese twaremwe mu ishusho y'Imana sibyo? Ibyo by'ububi ni bikinta ahubwo njye naramurebye tujye tuvugisha ukuri ariko na Bibiliya bivuga niba hari aho Bibiliya yavuze ngo Yozefu sibyo? Ngo Yozefu ngo yari umugabo mwiza w'uburanga ngo muremure. Urumva? Ndetse kuvuga ngo n'Imana irabizi ko abantu beza b'uburanga bariho sibyo? Irangira ati hari wa mugabo mugufi yitwa nde? Ariko sura shana ndi kujya mu bintu bya Bibiliya. Uriya mugabo mugufi Zakayo. Zakayo ari umugabo mugufi. Rero nyine abantu b'uburanga niba twebwe twarabubuze sibyo tujye tuvugira ukuri. Reka ndebe ko reka nyageze guhamagara. Hari ababufite rero naramushinze ndamushingura. Ndamureba no muri ubwo bukoko ari barayugumura. Shingana mama pasiteri umubyeyi wacu dukunda twubaha. Ntekereza na pasiteri Theogene witahiye uri kuza gukomeretsa mama pasiteri n'umugabo we n'ibikomere bitarakira. Koko mana nubwo ko nzi ko uhemba neza kuko watwara papa reka mpamagare pasiteri Noheli twumve. Warangiza mama pasiteri ukamushumbusha Noheli. Reka mpamagare Noheli twumve. Ahubwo abasore nta kigenda cyane. Uriya nturuzi. Alo umeze gute pasita wanjye? Ndashima Imana. Turakwemera inaha mu Rwanda. Urakoze cyane. Ndi mu kiganiro rero. Yego. Ndi kumwe n'umukobwa bita Fina. Fina wundi waje wundi waguhamagaye ariko kubwira ko akundana na Dr. M. Mu buryo babisebeje ati Fina wuyi. Wa wundi umwescora. Reka ngura amayinite nongeye mpamagare. Nta n'ubwanzi. Oya kahise gasona uretse kahise gasona. Oya ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko atakuzi mbabara cyane. Ngura amayinite se ku cy'amayinite ashize. Kaba yabuze ibintu avuga ahubwo. Reka dutire gake gake. Ujajwa. Nabuze ahandi ari kujajwa. Nta mugabo uvuga ubujajwa Fina we. Ubu nabuze ahandi ari kujajwa Fina nyine aramuyobewe yabeshye. Noheli wabaye umugabo. We na Noheli mwaba mupfa iki koko? We na Noheli we wabaye umugabo koko. Ukava mu matiku. Abaye nitarambabaje kuna isashira niko. Ubwira abakunzi bawe rero bazajya bangura amayinite kuko urabona ko nkabije gukina. Sibyo Fina? Nkabije gukina kugira amamagara akahita bansonera. Fina we ntawazi. Ubu nabuze ahandi ari mu batiku hirya Fina aramujabutse yabeshye. Aha. Bagiye kujya muri komite. Yes nagarutse amayinite yarashize. Yego Jesus. Uyu mukobwa ati waramubeshye ngo ntabwo yigeze aguhamagara. Namubeshye gute se avuga ko namubeshye ashingiye kuki? Ngo akira mugoye muvugana. Oya mumpereze. Ntayagira. Niko Noheli. Yesu nahimbaza. Umeze neza? Oya ntago meze neza. Uvuga ngo amen uramera neza. Sawa nyine. Niko Noheli. Ndagutuje nitwa Prophet Diokora bagirana Noheli umuhanuzi w'isi yose. Ngaho nyumvira. Umuhanuzi ubeshya? Ntabwo njya mbeshya. Cyane rero nibyo bintu bimbabaza none yitirira Imana. Banza nyumve. Iyo utinyuka kuvanga umuhanuzi ubeshya none se Noheli. Ko nta man wajya ureka kumbabaza koko Noheli.
wanyumvishije se nyine wowe kuko baza gutumbeshyera ngo nyina naraguhamagaye ntagira na nimero yawe koko i Remera urahazi ngaho nyumve oya banza usubize ngira nimero yawe reka pasiteri abanza avuge subiza furira yiva mu kiganiro isi yose irakumva i Remera urahazi i Remera urahazi ndahazi dore imbogo mwabanye mu nzu ni mwabanye mu nzu ntago twabanye wigeze umugera ahatuye cyangwa niwe uhageze ibyo bintu nibyo uri kumbaza biratandukanye banza usubize niba utari umwesikoro we wazanywe na Dr. M niba utari umwesikoro ni gute wataye umurwayi mu bitaro agasigaramo wowe ukaza kuri social media none se reka mubaze nohe sibyo banza usubize nyine banza ngusobanurire sibyo ese ari amafaranga ibihumbi 50 dore imbogo yaniriye kumwizura rimwe uri umusazi pe waje ngo ntacyurwa bagira nohe uri umusazi kandi ubu ufite amagambo menshi wajya umenya ko uri umugabo kuko ukagira amagambo make banza wumve nyine ibyo ndi kugusobanurira subiremo sinyarya indimi sinyarya imboga urazirya se kuzitemaga mu kiganiro Dr. M yakwemereye ibintu bibiri yakwemereye kuza kuri social media ukamuzitari ngo uhimbe ikinyoma ubeke kumva barwaye byo gupfa kandi vava ari muzima atarwaye byo gupfa bava ntago arwaye ntabwo arwaye byo gupfa arwaye indwara nk'uko umuntu wese yarwara ese icyo gifu kimara iminsi 3 kimara se kuba winyuraguramo ibyo uvuze none ntubisubiremo ubundi ufite ikihe kibazo none se noye kubera iki wambeshye banza unyumve ntabyo nakubeshyemo urumwesikoro na Dr. M nyine banza umuntu gutunga kamera nabwo yatugize ikibazo oya gabanya amagambo mbanze nkubaze sibyo yego kubera iki wambeshye ngo njye naraguhamagaye naguhamagaye ntagira na nimero yawe nerekanye telefone nta na nimero yawe ibamo naguhamagaje iki nari kuguhamagara ngo ufashe iki ko nta mugabo kurimo wenda ngo ni inama ndakuvanaho urayigira twahurira ahantu bitika kuguransuhuza uri kumwe n'umugabo witwa Koroneliyo urambwira ngo ese niwe witwa Profete Nohe ngaho nyumve ariko noye rero nicyo kibazo njye ngira warangiza ngo uri umuhanuzi ubeshye oya none se wagize umuhanuzi ngo wavugisha ukuri nyine basi nona noye ko kuvugishije ukuri ngira nimero yawe byose noye ngira nimero yawe nigeze guhamagara nohe noye wavugishije ukuri umutari yose hari umuntu utagira nimero yanjye urayikira nyimaze iki ko nta muntu ukurimo ko nta nama nzima wangira ko icyaha ari ukwirwa usambanya abagore nayigira ngo cyese niba nanjye ushaka usambanya usambanyije urimo ntacyo niba nasambanyije abagore nawe urimo byemere ko nagusambanyije niba nawe urimo komara noye wowe wimbeshyera sibyo nyine banza wumve Noheli we nagiye agira amagambo menshi mu gakino ko kugira ngo mwibe abadesipora n'abanyarwanda banza nyine wumve sibyo njyewe reka twubahane basi sibyo n'ubu ufite amagambo menshi nyine banza wumve gabanya amagambo sibyo wimbwire kugabanya amagambo vuga ngo umukozi w'Imana ntago natuka Imana pe nyitirira ujya wubaha umuntu vuga ngo umukozi w'Imana ni Noheli ntago natuka Imana nyitirira wowe sibyo banza wumve umukozi w'Imana we araho bavuze nyine umva ngo usobanurire Noheli we sibyo wigendera mu kigare n'amarangamutima yawe sibyo nyine umva ngo usobanurire uvuka inyamasheke niho mvuka Valentine niho avuka umunyakigali Dr. M naje gushuka akubeshya none se Nohe yego yewe mbaguze n'icyumba n'usu wasubiza umva mbanze gusaba impamvu udafite icyo uvuga nuko ibyo ari kuvuga ari ibyo ariko afite amagambo menshi niba umva nyine Dr. M atanya ageza mikoro kuri noze ukizwe turakizwe umuntu arakubeshyera muri kumwe ngiye twahuriye hariya ndi kukubaza ibya amapasiteri nikubwira uti wajya ureka kwikina ubona amapasiteri mwavugana iki nkubaza nti byagacitse Imana yakambura mama pasiteri Theogene ikamushumbusha umuntu nkawe ntiyabihemba nabi rero nta nimero uranavuga ngo nibareke ngo baduhe ngo ikiganiro ndavuga uti nta kintu navugana nawe ntago nigeze mfata nimero yawe nta na nimero yawe ngira nta niyo nkeneye pe none wimbeshyera aho yabamvugiyemo kenshi reka nkuzi ibyo kuko ndumva nta kintu kizima uri kumbwira rero banza nkubwire kujya gusiga dore imbogo mu bitaro vava sibyo
ngewe nari nasize akazi urumva nshuti yanjye umunyamakuru ushinzwe kubaza abantu nese ko yambajije ngende kugusobanurira impamvu nasize vava sibyo kunsobanura azadutumire duhuze mu kiganiro oya wikorera intebe ko wakunda uhiturira ko nabonye uhiturira mu kiganiro se nta muhanuzi ukuri murimo ukajya mubeshyera Pastor mwihorere twebwe amavuta twarayemeye kandi turayemera. Urakoze cyane. Hanyuma Jesus kunyumva. Yego. Isi yose abanyarwanda abadiaspora bumva kakanavuze. Abanje guhakana ngo ntabwo asiranye nanjye. Yego. Mu kanya aravuga ngo twarahuye. Yego. Mubaza kubyama ma pastor. Yego. Arangije arambwira ngo unsaba ko twazakorana ikiganiro. Yego. Ese nk'umunyamakuru udafite aho bagamiye. Yego. Uri kubariza rubanda nyamwishu. Urumva umuntu tuzanye cyangwa ngo tuziranye. Ko byumvikana muraziranye kuko ntago mwahora n'umuntu ngo mwongere guhura. Urakoze cyane. Hanyuma aceceke. Icya kabiri. Kuba twarahuye byonyine akambaza nkamusubiza avuze ko tutaziranye. Yego. Biragaragara ko imipangu ye na Dr. M bajya kuyipanga. Yaranyimbwiye aramya ngo sinzayice. Aramya ngo atuma umusitari. Arambwira ngo kandi ibaza umuntu akajyaho akemeza ikinyoma. Arahakanye ngo ntabwo yabanaga na Dorimbogo kandi ngewe ubwanjye nagiye gusura Dorimbogo musangayo. Abana na Dorimbogo. Kabiri oya wimvugiramo tuzamo abategetsi n'abanyarwanda kuri wirirwa mwirababeshya. Yego. Icya kabiri. Yego. Yahakanye ngo ntabwo anze ngo nituziranye kandi bavuge ko twahuriye ahantu bita Kagugu. Nigeze mpakana akaba yinyuzemo Imana ikamukorera nikakinyuramo. Abantu babyumva. Ese wazanyira niba ashaka kumbaza ibindi birenze niba ashaka ko n'ubwino mfite bwiwe mbumena hanze. Yego. Nanumire mu kiganiro nzabumene hanze aha. Ntago nakorana nawe icyo kiganiro. Urumva ko afite ibyo ari gutinya ngo ntago akwana ikora ikiganiro hari. Umuntu wifata kire umushiri we bakundana hanze. Yego. Umwe giserera muri ibi bintu. Yego. Werekane relationship iri hagati ye na Dr. M. Yego. Amajwi ndagafite ujya ku kinyamakuru kimwe cya Muhire Johnson. Yego. Urumva audio nabanje kurekura ya mbere. Yego. Ni urakura ubwino bw'uko ngibyo mvuga mbisi. Abantu rero Fina ni inshuti yanjye mufata nka mushiki wanjye nubwo ari kunyigurutsa Fina nakumvaga we ndamukunda ni inshuti yanjye Fina ubaye umutari wa social media amarira mukuri wikama amarira mu munsi wo kwa Dr. M uri kwezi kuruka abanyarwanda n'isi yose. Yego. Rero Imana ibaho umugisha ndabakunda abantu mbibutsa ko bajya kuri Prophet Nori bagakora subscribe official bakanareba n'indirimbo. Imbabaza nuko umuntu yitirira Imana kandi urumva akemeza kumenya amakuru arambuye kuri film y'ubuye. Amamagare kuri 0785529090. Yego urakoze cyane. Imana ibahereze umugisha. Yego nawe. Yarangiza akavuga n'Imana. Ngo ni pastor twemera cyane bamwita Noheli. Uramwemera? Nese ninde utamwemera. Nese unago anayikanga hano. Mu minsi y'imperuka nyine tugeze mu minsi ya. Mu minsi y'imperuka bamenye ko bazafata Fina ari kubeshya kuri social media. Byarahanuwe abitirira Imana bazaza. Yego. None ikintu kimbabaza. Nyine hari ibintu biba bindenze. Nukuri umuntu akakubeshyera rero ntago nari nzi ko biba uzi ko burya n'abantu bose bari uzi se nyine mpise mbibona ko harimo n'abantu barengana nusire umuntu rwose ahamaje ikinyoma arakimeje mana nukuri ubu ndumiwe wenda nari nzi ko nituvugana arahita yisubira akavuga uti umbabarira kansemba hasi narakubishye none nukuri arabyemeje yarabimbwiye kandi ambeshyera nukuri ahubwo ese abimbabaza abanyarwanda ahubwo kuko urumva ko Noheli ntabwo yabeshya Noheli ni umuntu uzwi n'abantu benshi Noheli ni umuntu igihe amaze ntabwo ari umuntu wazanga kubeshya ari n'umuntu w'umugabo sibyo kandi ntabwo yazanga avuga ibintu ahubwo ndagira ngo usabe imbabazi ari wowe ari Noheli ndumva mwese muri kimwe aho ntabwo turi kimwe gute kandi icyo nagira mbwira abanyarwanda sibyo nyine banze nyumva ndakumva icyo nagira mbwira abanyarwanda ibi byose ni ukumbeshyera sibyo nta kindi kintu narenzaho turabyemezwa n'iki ko ari uko bakubeshyera ngewe biba bimbabaje umuntu akakubeshyera agashyiraho nyine shamana akabyemeza ntanisubire wenda avuga uti cyakoze nakubeshyeye ijambo rimwe kuri Noheli
Imana imubabarire. Ijambo rimwe kuri Karabo k'Imana. Imana imubabarire. Ijambo rimwe kuri Dr. M ry'urukundo. Kuri Dr. M ry'urukundo. Ngaho nyumvira. Ijambo rimwe kuri Dr. M. Courage mu byo ari gukora. Ntacike intege ngo acibwe intege n'amagambo y'abantu. Agomeze yite kuri sheri we. Ya. Nayo nkubashije ijambo rimwe ariko. Mbwira ijambo rimwe. Ariko mubwiye amagambo menshi arimo murengera. Ni neza. Fana manyamakuru ntuzongera kumpamagara niba ari amatiku yanyu mamuhamagara. Ijambo rimwe kuri Vava Dorimbogo. Yo, usa ndavuga rimwe. Imana imukize. Imana imworohereze. Imana imukubitire. Indyarya n'indyamiriza Mana yanjye sha. Imana imukize disi. Imana imukize. Kuki uvuze ugeze kuri Dorimbogo ko indyarya n'indyamiriza? Sha nyine uburwayi nyine kuvugana arambwira ngo Fino kuko yabibwiye ejo ubundi yabivuze mu kiganiro ati ubu burwayi buranyigishije bunyigishije umuntu witwa umuntu. Wowe Dorimbogo n'ubundi yajyaga avuga ngo indyarya himwa n'indyamirizi urumva mu biganiro twakoraga nongera kwibutsa abantu icyo gihe yabaga ari kugaragaza avuga ko bita uretse nese ko ninjye wagutumye urumva yabaga arimo arabwira yabaga yicanye na Dr. M akavuga ngo indyarya n'indyamirizi ariko ahimwa n'indyamirizi mu gihe ari kumwe na Dr. M sibyo aka kanya mubwiye ngo gira ijambo ubwira Vava witwa indyarya n'indyamirizi. Nyine Imana disi mukize nta kindi namwifuriza. Imuvane haranyure kuri kiriya gisasiro cy'uburwayi. Nuko umuntu washaka kuba yabona ibikorwa bya Fina abibona he? Yego nje mu kanya. Ndaje mu minsi mike. Mu minsi mike uraje? Ugiye kubazira gute rero? Bishyigikiwemo n'Imana ariko. Imana niyo mugena wa byose. Ugiye kuza mu buhe buryo? Ya. Ugiye kuza nyine umuziki tu. Ugiye kuza mu muziki ujya gukora indirimbo mu minsi imbere. Imana ishyigikire muzansanga kuri Fina TV show. Fina TV show. Ya. Ushaka gutuma nshaka umusaza yasohoye indirimbo sha mwarayibonye Bruce Melody mujye na Dr. M yasohoye indirimbo. Na Dr. M yasohoye indirimbo. Agireka kugeranya. Nyine na Dr. M yasohoye indirimbo. Bruce Melody ukafata umva nk'ibintu buri kwegeranya kwera. Dr. M yasohoye indirimbo na Bruce Melody yasohoye indirimbo. Ibyo bya Dr. mujye kuri Dr. M yasohoye indirimbo wanzu wibutsa abantu ko Dr. M yasohoye indirimbo kuri channel bita Dr. M official. Mbere na mbere babanze banze bibwira abantu bajye kuri channel ya Fina oya banze bajye ku yawe channel yawe yitwa Fina TV show bayikora subscribe. Indirimbo ya Bruce Melody Soweto ya Bruce Melody bireka ariko ya Bruce Melody bireke byore yutari umusaza indirimbo yasohotse mugende muyirebe ari maradutamo. Okay urakoze reka mushimire basi. Merci.